kugera ku ntsinzi mu rukundo byarakugoye rwose, byarakunaniye, kandi nyamara ni uko utajya ubimenya, ni uko wigira umuhanga cyane. Buriya kenshi na kenshi mu rukundo nta kwigira umuhanga, akenshi na kenshi ni ugutuza, hanyuma ibintu ukabitwara buke buke, ukagendera nawe kurushaho gukunda, nibura nawe ukamuha umwanya. Mbese niba urimo kubaza urukundo warangiza ugatangira gutekinika, urumva utazabona ibicupuri. Hari igihe ushobora gutekinika ukifashisha amafaranga cyangwa se ukifashisha ubwiyemezi, ukiyemera, ukigaragaza n'uko utari kugira ngo utsindire urukundo. Nyamara ibyo bintu bizahora utumurira, bizakugeza ku marira menshi cyane, kuko igihe cyose uzajya uhora utsindwa, uzajya wisanga watsinzwe mu rukundo rwose ufite zeru gusa, nta kintu uri kubona kizima, nta n'ikintu bizakumarira usibye gusa gutahira kwiyemera. Buriya kugira ngo ugaragare nk'umuntu w'umunyacyubahiro mu rukundo ni uko uba wamaze kurutsindira, kandi burya iyo watsinze igihe cyose ntabwo bisaba kugira ngo ube uri munini cyangwa se uri umunyembaraga cyane cyangwa se uri umutunzi bingana iki, upfa kuba gusa watsinze. Burya rero intsinzi niyo ya mbere, niyo iba ikenewe cyane, tutitaye ku wayibonye uwo ari we. Burya uzarebe mu marushanwa abantu benshi cyane muha icyizere mugendeye kuko mubibona, akenshi si bo bakunda gutsinda amarushanwa. Amarushanwa mu buzima burya akunda gutsindwa n'umuntu witurije gusa, wa muntu wicecekeye wabihaye umwanya. Nyamara akenshi na kenshi hari igihe bamunamusuzugura, ariko we nyamara yabiteguye neza. Kugira ngo rero umuntu agere ku ntsinzi nyakuri mu rukundo, hari ibintu ukwiye kuba rwose wumva. Buriya akenshi na kenshi guhita utangira urukundo mu cyizere cyuzuye 100%, aho ngaho bishobora gushyira hasi. Hari ibintu byinshi cyane uzakora umeze nk'aho wagira ngo wamaze gutsinda cyangwa se wamaze kubigeraho, nyamara mu gihe uzabikora gutyo nabyo bizatuma ahubwo urushaho gutsindwa cyane, bizakubyarira akaga cyane mu gihe witwara ku mukunzi wawe nk'aho wamaze kumutsindira, kandi buri gihe ukiri muri kompetisiyo, uracyari mu irushanwa. None wowe wamaze kumva ko irushanwa ryarangiye, wamaze gutsinda kandi utsinda utaranatsinda. Rero kwiha icyizere mbere y'igihe, ibyo biri mu bintu bishobora gutuma utsindwa mu rukundo ndetse nabi cyane. Rero hari ikindi kintu ukwiye kwitondera mu gihe burya ukimara gutangira urukundo. Buriya hari ibintu ukwiye kwitondera, ntukwiye kongera guhubuka. Mu gihe umuntu aguhaye akanya gato cyane gusa, ukwiye kuba umunyabwenge, ntuhubuke, ntiwongere gukora amakosa yo guhubagurika cyangwa guhuzagurika. Wihubuka, ibyo ugiye kuvuga byose jya ubivuga wamaze kubipanga, ndetse niba ari ibyo ugiye kumusaba, ndetse niba ari ibyo ushaka kumukorera, bimusabe ariko udahubutse. Jya ubanza ibitekerezo mbere, ubanza urebe ku ngaruka. Rero nureba ku ngaruka bizagufasha ko mu gihe ashobora kuba agiye kuguha igisubizo gitandukanye n'icyo wari wizeye, ibyo bizatuma ubasha kuba wasaga naho witeguye n'ubundi, kuko ntabwo uri guhubuka, ntabwo wahubutse, ni ibintu wari watekerejeho. Ubanje gutekereza nampe igisubizo kitari cyo nzabigenza gute. Mu gihe rero wahubutse hari ibyo utazabasha gushyira ku murongo neza, kubera ko uzaba utiteguye igisubizo kibi. Hari igihe rero uzatungurwa n'ibisubizo bibi. Icya gatatu ukwiye kumenya ni uko burya udakwiye gutungurwa n'ibisubizo bitagushimishije. Hari ibisubizo byinshi cyane uzumva bitakunyuze. Ibyo bisubizo bitakunyuze hari uburyo ukwiye kubyakira. Ukwiye rero kugira gute? Mbere na mbere ukwiye kwihangana. Icyo ni ikintu ukwiye gukora, kwihangana, ukihanganira umukunzi wawe ibisubizo byose aguhaye, yaba yego cyangwa oya, ukamenya uko ubyitwaramo. Rero igihe utabanje kwitegura ko ushobora kuzahabwa ibisubizo oya mu gihe urimo gushaka urukundo, rwose uzagarukira mu nzira. Ibi bizaguca intege, ugahagararira mu nzira utageze iyo ujya. Kugira ngo rero ugere ku rukundo nyakuri, rwose biragusaba kuzaba ufite umutima ukomeye ndetse ufite umutima wo kwihangana, kugira ngo mu gihe bizagusaba kwihanganira ibyo ubwiwe bitari byiza, bizakubiteho umeze nko gukubita ku rutare, witeguye neza cyane, uhagaze neza. Rero mu rukundo ni ibintu byinshi cyane twavugaho bishobora kuzagufasha. Mw'abantu mwe, buriya umuntu udafite umutima wo gutuza ngo ace bugufi, umuntu ushaka guhora yishyira hejuru, akumva ko ibintu byose byiza ari ibye, akumva ko ari we watsinda, wa muntu ugira umutima umeze nk'aho wagira ngo mbese ni ishyari, nabyita nk'agashyari. Ikintu cyose akaba arumva ko ari we, ntamenye ko urukundo rw'ibyo ntabwo rubireba. Urukundo rwo burya rugira amahame akomeye cyane mu buzima.